Amahoro y'Imana bakunzi ba Vision Mind TV murasuzwa na Isherina kamikazi w'abanyarwanda. Nizere ko meze neza rero by'umwihariko wa diaspora bacu nshuti zacu za hafi n'ukuri mwese ndabasuje cyane nyagasana komeze abahereze byinshi mwifuza kubera ko niwe mugenga wa byose niwe utanga byose kandi n'ukuri imbere ni heza imbere heza ho haraharanirwa. Bakunzi ba Vision Mind TV rero uyu munsi naje ngo tugande ku nsanganyamatsiko nahaye izina rigira riti biterwa n'iki ngo urubyiruko ruvuge ko n'amafaranga rufite kandi rukora. Uyu munsi wa none nitujya mu ngeri zose muri serivisi zose zibaho zitangwa za leta se cyangwa se zabikorera n'ahandi ubusanga y'urubyiruko. Nujya mu gukora imihanda ino y'amakaburimbo usanga y'urubyiruko. Nitugera kwa muganga abantu baba cleaner n'urubyiruko. Nitujya mu nzego za leta turasangamo urubyiruko. Saho gusa kandi nidutambika tukagenda tukajya ahantu bakora imbaho n'urubyiruko. Nituhava nanone tukagenda tukareba ahantu bakora amakara n'ibiki byose n'urubyiruko. Bano ma station afite bagurisha ama essence n'urubyiruko. Ahantu hose mu ngeri zose tuhasanga urubyiruko ruhakora. Ariko tena n'ubundi kuba bahakora niyabuze kuvuga ko nta mafaranga bafite. So biterwa n'iki ngo ya mafaranga urubyiruko rukorera ya financial turi kubona bya bintu byose bibaho kagazi kose nababwiye kabaho amafaranga avamo urubyiruko ruyashyira hehe ku buryo iteka ryose urubyiruko bahora bavuga bati nta mafaranga dufite. Ndavuga muri rusange rero ntago mvuga umuntu ku giti cye, hari urubyiruko yego kuko byamaze kugenda neza byamaze gucamo ikofi yabitumbagiye imeze neza amakonti arapakiye business zirakorwa ariko si bose nanone umubare mwinshi bavuga ko nta mafaranga bafite. Ese biterwa n'iki mwarubyiruko mwe mwaba jeune mwe ko mukorera amafaranga iteka ryose muhore murira ko n'amafaranga mufite kandi mukora amafaranga mukorera muyashyira hehe? Ndaza kwibaza rero ninsubize ariko noneho nze kubyifashisha mujya muri comment mwandika nsubiza comment zanyu mwanditse sibyo kugira ngo tuze kubigenza neza. Kavuniraza kubwira Salima kugira ngo aduhe umwanya ashaka neza kugira ngo tutaze kutuvangira mu kiganiro dukomeze rero. So no kuvuga ngo rero urubyiruko rwahangaha muri iyi minsi hari ibintu mukeneye kubanza mukamenya muti ese saving iri hehe, ese bizagenda bite, ese aya mafaranga koko mukorera ko adahagije ko nta mafaranga menshi abaho kandi ko nanone ko nta mafaranga make abaho biraterwa n'iki kugira ngo twiyubake twe kujya duhora tuvuga ko nta mafaranga dufite. Dore ibintu rero bitashobora gutuma urubyiruko ruba rukorera amafaranga ariko ntimunyurwe ariko mukumva ko nta hantu mwavuye nta hantu muri kujya mukumva iteka ryose muhora mushonjeye amafaranga. Dore ikibitera ikintu cya mbere gituma urubyiruko rurira amafaranga ni iki ngiki. Ikintu cya mbere ni ukwigereranya n'abandi bagenzi banyu. Uyu munsi wa none mukobwa mugenzi wawe atunze iPhone, reka tuvuge ko ariyo telefone cyane ko ari inahenze kugeza uyu munsi wa none. Afite 12 Pro Max, afite 13 Pro, afite 17, telefone ya miliyoni 1.5 arayifite arayigendana ni sawa. Wowe rero ku ruhande nawe ukorera amafaranga ku kwezi byibura 1,100 ukavuga uti rero nge mu ntumbero mfite nzagura telefone imeze nk'iya kanaka. Ntago wifuza kugura iPhone ahubwo urashaka kugura telefone isa nk'iya kanaka. Ibyuko ari iPhone you don't care. Ibyuko mbese nta kintu wita icyupfa cyo no kugura telefone nk'iya kanaka. Ibyo bikagenda bikakujya mu mutwe ukarara udasinziriye ukumva ntago uri kuva aho uri ukumva byanze umutwe urakuriye byanze bikunze ngomba gutunga telefone nk'iya kanaka. Exactly uri gushaka kujya kubaho mu buzima bw'undi muntu. Uriya mwana ufite iPhone yayihawe na famille ni mu oncle we uba hanze wayimwoherereje ni boyfriend we bitewe n'ibyo bapanga nuko bavugana wayimuhaye ni papa we ni daddy ni mami wayimuhaye kuri anniversary ye ni auntie ni shangazi etc. We yahibonye mu buryo bumworoheye cyane. Nyuma yo kuyibona aranagukubye mu mafaranga ahembwa ku kwezi. Nibyo niyo bataza kuyimuhereza nawe yari kuyigurira. Reka tuvuge ko atari no kuyigurira none wowe uri gukorera 1,100 ushaka kugura telefone ya
kanaka. Ishyari ryiza ribaho ariko n'ishyari ribi ribaho, ariko twe kwishuka nitudahindura imyumvire yo kumva tunyuzwe n'ibyo dufite, nitudakora ngo twumve twasevinga twabika tugura ibyo dukeneye kurusha ibyo kanaka afite, icyo gihe urubyiruko tuzahora turira amafaranga, nta munsi n'umwe tuzaba successful, nta munsi tuzuba twachivinze God. Iteka ryose tuzahora tuvuga tuti nta mafaranga ahari, byarakomeye kandi dukora. Dore ikintu cya kabiri kizakwereka ko urubyiruko ruzaba rurira amafaranga kandi rukora. Ikintu bita ngo mbemeze, nemeze, ntwike, mbereke ko ndi uwa danje, genge mbamo inyubahe, ngo nuko ngo bo bafite ngo amapixel, ngo nuko ngo bafite amatelefone ngo runaka, reka naye kuvuga amarivage y'abandi, reka naye kuvuga company z'abandi, ariko akavuga ati iriya timu ngendana nayo ngo ni genge z'ibirozi mugani wa Musinga, ngo bariya ngo bantu ngo ngendana nabo ngo ngengo nimba afite 17 ngo nzandi hejuru yabo, ngo nemeze, ngo iriya nkweto ngo igura ngo 40, ngo nayibonanye ngo Shadibu, ngo ntaga Shadibu ngo nako ngo Muyango ngo asutse ibisuko, ngo ninasuka ngo bira bisuko nk'ibya Muyango, ngo akakajya akaba ari uko arahira. Muyango ashobora kuba yabisukiye ubuntu kubera ko afite brand nini, aramamaza, arazwi n'umustar. Kuba yamamaza rero bya bisuko bazayimusukira for free kugira ngo abyamamaze, bazamuha perike igura 100 kugira ngo yamamaze. Wowe noneho nuyibona na Muyango uzasara uvuga ko ushaka kugura perike nk'iya Muyango kubera ko ready yamaze kuyamamaza, ariko Muyango ntayo yaguze, bayimuhaye kubera ko yamamaza. Wasanga nawe muri expenses akenera iyo wigi cyangwa se plant atari kuyigura cyangwa se yemasatsi ngo ayisukishe, kubera ko ntago amafaranga afataho, wenda byahura imibare ntago yagenda neza. Hanyuma wowe uhita uhaguruka uvuga uti Muyango iriya perike afite nanjye ngomba kuyitunga, byanze bikunze uri guhembwa 100,000. 100,000 by'umushahara wawe bingana na perike Muyango yambaye, bingana na telefone kanaka tunze. Icyo gihe rero nta munsi urubyiruko ruzumva rubaye successful ngo ruvuge ngo amafaranga arahari. Iteka ryose tuzahora tuvuga tuti amafaranga yarabuze nayahari kandi tuyakorera. Ikindi kintu rero nahoze nganira n'umukobwa mugenzi wanjye amwita Salima, nanamusuza cyane, ndamubaza nti biterwa n'iki kugira ngo urubyiruko mubura amafaranga kandi mukora? Aransubiza ati ikintu ngiye mbona kibitera nuko tutafite innovation cyangwa se experience cyangwa se amakuru ahagije mu buryo bwo gukoresha amafaranga. Ati twebwe rero muri rusange nk'urubyiruko ikintu dusaba leta nubwo tuyakorera bakayaduhereza, bajye banagerageza twigisha uburyo ki tugomba kujera ya mafaranga. Mon chers amis, amafaranga ajyana no ku muntu areshya. Nta mafaranga menshi abaho uko natangiye mbivuga, ariko na make abaho. Twumve iki kintu tucyumvikaneho neza. Ni ukuvuga ngo n'ubundi uko abantu baza gukoresha amafaranga uko ariko kose, njyewe ubuzima bwanjye naramaze kubwuriza, nta munsi n'uyu n'umwe n'ubundi nshobora kukumva. Leta izazikora ubukangurambaga mu rubyiruko, ntekereza ko ibyo bisabwa binakorwa, mu saving ibyo biravugwa, amabanki y'abana yaraje, myizigamire tubungukire, ibyo nta kuntu leta ibitakoze, ahubwo iri kubwira abandi, iri kubwira wowe ufite icyari mugenzi wawe, umufitiye icyari ukavuga uti iriya nkweto nanjye nzayigura. Biragoye ko leta izaza ngo ikure iyi myumvire muri abo bantu, umuntu ugifite iyo myumvire, ahubwo twebwe ubwacu twaye tumenye tuti dushaka iki, amafaranga dukorera turayashyira hehe, amafaranga turi kwinjiza arimo arakemura ibyanyabyo cyangwa ari gushirira ku bisuko n'inzara. Ntago ari gusubirira. Uzi ko umuntu usigaye hura n'umuntu yambaye apare afite ikibazo cy'amenyo, ugahita uvuga ati nanjye ngombe nambara apare kandi amenyo yawe nta kibazo afite. Ati kanaka kazambaye ataraseka nkabona ni byiza, ugakora uvuga uti nzambara apare. Undi ari gukora avuga ati ndi umunyonzi, ndaza kuri saving amafaranga mbone permis, nimva kubona permis mbumo motari, nimara kuba umumotari nkorere permis category A na B na C n'izindi zose ntaza amazina yazo, mbone imodoka mbe chauffeur ntwara imodoka, nimvaho nzahita ngura ikibanza. Wowe ukavuga uti nzagura wig, nimara kugura wig njyewe kanaka nzahita ngura iPhone nimara kuyibona njyewe buri iki kintu ndwaye mu buzima bwanjye, iriya nkweto nabonanye Diamond Platinum igura ya mafaranga nayo, akayitumiza hanze online, akayitumiza hanze iri shyashya tupi ikamugeraho mu Rwanda.
ariko ngiye mwambonye ko nambaye inkweto nk'iya Diamond Platinum mwaza mumbwira iki ukumva mbese mu guhiga kwe nibyo ari guhigira kandi mwabantu mwe imyaka turimo twebwe nk'urubyiruko iradushuka ugira amahirwe abona ubimuganirizaho nge nakoze research nagiye nkuzi ibintu runaka ndicara nkatekereza nkabyegeranya nkavuga nti byibura mwumva ibyo mvuga mwekore ibyo nkora dushaka kwa duhuye muri gaspiage wenda nazi gusevinga nanjye ariko byibura wowe mbwiye gerageza wumva ibyo ndi kukubwira mfata nk'intumwa y'Imana sijya kunzi ba Vision Mind TV uyu munsi wa none biragoye biranatangaje kubona umwana muto cyane w'umunyamerika ngira ngo muramuzi aramaze iminsi mu Rwanda kubona tunza akayabo k'amafaranga angana kuriye kubona za imyaka 20 gusa igihugu kigahurura kikamuhururira ntago ndi muvuge kugira ngo wenda ngo nukunya ngo mubaratire cyangwa se ngo wenda ngo we ngo afite imigisha ye biranashoboka wenda bito n'urugo yanavukiye biranashoboka ariko nanone guys uyu munsi wa none ntago umuntu ashaka kwemera ahantu yavukiye oya murajya muri secondaire kwiga muri boarding ukumva ntiwabaho ubuzima nk'ubwo mu rugo ukuntu bayeho ukumva ushaka kubaho mu buzima nk'ubwo umwana wo bakire kandi ubushakashatsi bwaranemejwe ko uyu munsi wa none abantu bishyira hejuru babayeho uko batakagombye kuba babaho uyu munsi wa none ni abana baturuka mu miryango idakize abakize bo bacishije bugufi cyane ugeranyije n'abandi ariko nanone ujya kureba urasanga abana b'abakire nanone imibare igaragaza ko badakunda kuba abaherwe nk'ababyeyi babo ariko umwana w'umukene akaba umuherwe kurushaho ibyo ibintu byose ni ubushakashatsi nibwo bwerekana ni nako binameze gusa nanone tukamenya ko umwana arivukira ushaka kuvuga mu bakire n'ubundi y'amafaranga kinjira kuri konte ushaka kuvuga no mu bakire n'ubundi amafaranga kuri konte ugahatana mu bakire ba mbere mu bihugu muri Afrika no ku isi yose ibyo byose ayo mahirwe tuba tuyafite ariko ikintu nababwiye navumbuye nuko hari imyaka umuntu ageramo akaba ataba umukire inshuti zanjye rubyiruko nimwe mbwira hari imyaka ugeramo ukisanga ntibyakunda hari ibintu twibwira nk'urubyiruko ukaba wicaye ukavuga ati okay ngemve mfite wenda vende niyo ngiyo ndacyari muto wana imbere heza bizagenda biza wana nandi magambo mukunda gukoresha mwiha ibyizere murayazi cyane imbere ni heza kuri 22 yawe 25 yawe ariko nugera muri 30 imbere ntago hazaba hakibaye heza usije kuvuga ngo wagiye usanga umuzungu yataye igikapu agitoragura umwirabura yataye igikapu cy'ibihumbi agitoragura usije kuvuga ngo wagiye ahantu uriba niho bintu bishoboka ko ushaka kuba umukungu ariko buryo umuntu uzaba umukire abitangira akiri muto cyane ku myaka yo hasi 18 yawe watangiye gukora 25 ubu ufite business yawe bwite ibintu byantarirarenga ibyo nibyo mwibwira ni mentality zayindi uko zibabwira ariko ubushakashatsi bugaragaza ko ku myaka 30 ewana kaba kabaye ubu umukobwa w'umuhungu kaba kabaye icyo kugeraho rwose ubutangiye gukabakaba kuko urumva niyo bagiye gutanga akazi baravuga bati dushaka umwana uri hasi y'imyaka 30 rero watanye kugera 31 tayari wavuye mu cyiciro akazi kagiye gutangira akaburi none niba utaragera 30 ukaba udashaka gukora urumva none akazi uzagakura he urabizi ko mu kazi kose niko basigaye babigenza akavuga dushaka abasore abana bagifite amaraso ashyushye bagikomeye bagikanyakanya bagifite imbaraga bari kujya muri gym bigakunda bakirukanka ibirometero bigakunda bagifite igihaha ariko mbivuga iyo myaka rero iyo umaze kuyigeramo tayari ubwo uba wagiye amafaranga se utari kubona ukiri hasi ngo uyakorere iyo myaka none already hari n'icyo utazakora nawe ubwawe ukiri miteho uvuga uti reka hariya ntago nafataho abantu bakera babaga bafite n'imyaka runaka ukabona aracyakanyakanya ariko uyu munsi none indwara murazibona buri munsi zaduka buri munsi ibyorezo biraza buri munsi ibiryo turya bya buri munsi ubu ngubu rwose ni indwara gusa uko iterambere rigenda rijya hejuru ni nako ari indwara zigenda zijya hejuru ntago biri gusigana iyo myaka rero y'abakera bageraga sinzi ko uyu munsi none urubyiruko rw'uyu munsi tuzayigira turi kugera mu myaka 40 ugasanga indwara yamaze kugufata runaka idakira yo kubana n'ubuzima bwose urumva rero kugira ngo umenye neza ko uzatera imbere bihera mu bwana bwawe bihera mu gukora saving yawe saving rero ntago ari ukuvuga ngo ndashaka inkweto nk'iya Muyango ndashaka cya giswa nk'icya DJ Brian wabonye isaha Brian yambaye we wabonye iriya telefone Vestina uririmbana na Dorcas yaguze iriya ndayisabwa
ukajya wirwa aho ngaho gusa uri kuzamura amavideo kuri TikTok, kuri Instagram, sinakubeshya, Snapchat, sinakubeshya, uri kubarira inkweto uzagura. Wewe ujye gucuruza inkweto, ujye gucuruza amashaneta, ukajya wirwa imikufi ihenze gusa. Ninde muntu uzagira amahirwe gutoragura amafaranga nabwiraga y'umuzungu? Ninde uzagira amahirwe kwiba? Niwe bazakumugaza cyangwa ufungwe burundu. None yatoragura se ninde mu iki gihugu waza ukabara abantu batoraguye amafaranga bakabakiza uyu munsi wa none? Wabakura heza? Buriya bari ababyeyi bacu mubona bakize ntago bakize ubu. Ku myaka yawe 30 bari abaherwe, amamodoka bayagendagamo. Urumva? Nta muntu rero uri bumbwire ngo afite imyaka 30, 32, 34, 35 nguze ngo mbwire ngo mana we ngo ibyiza biri imbere. Ibyiza biri imbere biri guturuka hehe guys? Mukore igihe niki? Muri mu gihe cyiza. Saving ni iyi ngiyi. Ubu nibwo buryo bwiza. Mwamaze kudesita muravuga muti twebwe amaso yacu tuyahereza ibintu dushaka, amatwi yacu tukayahereza ibintu dushaka. Amaso yiba en fait amaso yituma agutegeka ibyo uri burebe. Koresha ubwonko, ukoreshe mindset. Uvuga uti ngewe amaso yanjye ashaka kureba ibi ngibi ariko nago ndi bubyemere, nago nshaka amaso yanjye areba ibi ngibi. Wapi wa matwi nago ntegekane ngewe gutegeka. Amatwi muyime ibyo ashaka kumva, amaso muyime, inda zanyu muzi control. Gutera imbere kwiza no kwiyima. Ntago uzagenda ngo ugure inkoko ya 25 ufite imyaka 20 nta hantu uri gukura ngo mbwine ngo ubwo ufite ejo heza. Never. Inda zacu tuzime, ikindi shaka cyose ntago ari kizakibona. Habaye kwigomwa, hari igihe kizajya rwose ikajya yihitiramo, ariko uyu munsi yimeho gato kugira ngo yigomwe. Kwigomwa kwiza egare gutera imbere. Ntago gutera imbere pe bisaba imyaka ndabyumva, ariko nanone ntago uzicara ngo ugereka akaguru ku kandi ngo uvuye ngo ibintu bizizana. Mwamaze kwanduza amaso yanyu, ntago mugishaka kumva ibyo tubabwira cyangwa se ibyo umuhanuzi cyangwa se ibyo undi mushakashatsi yakoze. Oya, mwe mushaka kumva ngo munarebe ibyo mushaka kureba, ariko nyamara ibiri mu bwanjye ntimugishaka kubyumva, ahubwo mwe murashaka kwirebera ibintu biri aho ngaho gusa. Ariko natwe nta kibazo, twahawe umutima ukomeye, tuzabibabwira babe 3 babe 4 tuzabibabwira kugira ngo byibura abo 3 2 nibumva no matter enough. Hanyuma wowe rero ukomeze uhereze amatwi ibyo ushaka ko yumva, ibyo ari kugutegeka. Ntago ushaka kugira ngo wumve nyine mind yawe wayirakaje, umutima wawe ngo wawurakaje. Never. Reka urashaka kugira ngo amatwi yawe uyahereze ibijyanye no gushaka kwayo. Gutese cishamo rimwe wange uvuga ati wa matwi we ibi ngibi ntago uri bubyumve kubera ko ndi muri ibi ngibi. Ndi muri ibi. Abasore b'uyu munsi mwigize abasongarere, abakobwa nuko mushaka kurya mutakoze mutavunitse. Nakazi k'umunyagara kabaho, icyo urimo cyose ukagikorana umutima ukunze, ushaka imbaraga, ubwenge, ewana byanze bikunze biba bigomba kugerwaho. Imbere heza haraharirwa. Effort never die. Uko byagenda kose umwana arivukira. Uro mu bakire, uro mu bakene, washatse gutera imbere uyu munsi wa none ukibona kino kiganiro itekerezeho. Urebe imyaka ufite, urebe iyo uteganya kugira, urebe n'igihe uzaterera imbere. Urebe uvuga uti uri kubundi wa mugani bizagenda bize. Wananiwe gutera imbere uri single, wananiwe guhaza ibyifuzo byawe uri umwe. Nushaka umugore nibwo uri kumbwira ko bizoroha. Abashakashatsi bavuga ko nta mukire w'umuseribateri ubaho. Seribateri w'umukire ntabwo abaho. Umukire nurano muri top 10, abakire ni umuntu wubatse, afite ufite expenses atanga, afite ibyo yigomwa kugira ngo abana bajye kwiga minervare, ibyo kurya, ibyo kunywa. Uwo muntu wo muherwe. Ariko uwo kubura aho ngaho gutyo gusa ngo nge oya tuzabyemera neza numara gushaka. None no gushaka nta buryo ufite. None ngaho mbwira uri mu myaka 25, sorry 25, 30 what uraho ngaho gusa ngo kuvuga ngo imbere ni heza. Imbere ni heza, nindi kugutegurira imbere wowe.
Imana ndayemera ndayizera ndanasenga cyane, ariko Imana ifashe wifashije mon chers amis, Imana ifashe yifashije. Ufite iki ngo mpereho nugufasha agomba kuvuga ati se murakoze njye nitwa Shena Kamikazi, nakoze ibi mfite ibi compte magazine nya wenda nizibi rwose mumfashe, muramutse mumfashije mwaba mugize neza. Uzerekana iki ngo bahereho? Nta muntu ujya ufasha umuntu kwa zero, kandi nagufashe baturutse kuri zero urahomba. Urabanza ukigerageza ukihigira ugakubita hirya ugakubita hino bikanga, ariko ukavuga uti kama mbaya nimbona unsupportinga bizakura. Abahanzi ndabakunda cyane, burya nta muhanzi ujya upfa gukura gutyo gusa. Oya, ahera hasi agafonda kugeza yachivinze ikintu ashaka. Umuntu ufite YouTube channel ahera ku musabu umwe bakagera 100, nujya ubona ugize ikiganiro kikagira views 100, ujya ushima Imana kubera ko bari abantu uramutse ubahamagaye ukavuga uti muze mbabwire nta muntu numwe wabona, nibwo watumenye ko 100 ari benshi. Babi 100 nta kibazo, nabo nyine unyurwe nabo, kuko ntabwo wicaye urimo gukora udashoboye cano, wakora n'utundi tuntu dusanzwe, ariko uzaza kugufasha azahera kuki? Segondari wayisoje icyo gihe wavuye mu nshingano z'ababyeyi. Ntabwo twese dukurira ahantu heza, kandi uko byagenda kose aho wakurira hose ntabwo umubyeyi yahaze ibyifuzo byawe. Tekereza n'uyu munsi amafaranga ufite kuri konti ariko urebe ko ibyifuzo byawe byahagijwe. Oya, rubyiruko rero nshuti z'Imana, nanjye ndi mugenzi wanyu, ndi urubyiruko, turacyafatanya, turi mu rugendo rumwe, turacyakora. Ariko icyo nashatse kubabwira ni kubera iki muhora mutaka ko mudafite amafaranga kandi mukorera amafaranga. Nta munsi umuntu azigera anyurwa. Iyo ufite etage wifuza ko wakora indi etage mu mujyi yo gukodesha kugira ngo abantu bayibemo. Iyo ufite imodoka ya Range Rover uba ushaka indi irenzeho. Iyo uri kuri restaurant ahangaha uba wumva wajya ahangaha. Iyo haje mu mwana uba wumva yakwiga ahangaha. Nta muntu rero ujya unyurwa ubaho. Niyo mpamvu n'abakire n'uyu munsi wa none baba bakize. Gusa abashakashatsi bemeza ko umuntu w'umukire ari umuntu ushobora kurya amafaranga ye yose akayarya. Amfite ni umuntu ushobora kurya amafaranga nashire mpaka apfuye, kubera ko bavuga ko umukire wa mbere mu isi cyangwa se umuherwe wa mbere ku isi ngo aramutse atanze amafaranga mu baturage bo ku isi. Mwana mu Rwanda buri muturarwanda bafite 25,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku isi yose bagiye gushyira mu manyarwanda umuntu wese yaba afite 25,000, kandi ayasigaje akamubeshaho, sibyo? N'isi yose akayiheza ayo mafaranga. Tekereza amafaranga ukuntu angana, n'amafaranga menshi cyane. Niyo mukire wa mbere, afite umuryango, afite abana. Uzabigeraho ryari? Ubundi mu bindi bihugu usanga umwana ufite imyaka 20 rwose agomba kuba afite projet iri hariya iteguye imeze neza seto. Ariko wowe kujya kino kiganiro ufite ize gahunda 226 iragusigazanya iki? Wayitangiranye iki? Wayisozanyije iki? Mwihinego nka achieving goal. Iyo burya ufite schedule yawe muri life yawe ukavuga uti nsetinze ibi ngibi, iki gihe nzakora ibi, niyo utabigeraho ariko uravuga uti nta kibazo byibura byari bihari. Ariko nta kibazo byari bihari, naragerageje. Try and fail but never fail to try. Gerageza utsindwe ariko witsindwa kugerageza. Nshuti zanjye, nta mukunzi ukurikirana Ishena TV watsinzwe atagerageje. We bigerageze byanga ariko wagerageje. Nugiye kugufasha abona ahantu ari buhere. Gututsindwa utagerageje wowe. Guys, ntago nizere ko nta muntu nkomerekeje, nta nubwo ari nacyo ngamije, ariko ndagira ngo noneho rwa rubyiruko mwumve icyo kintu, mwumve impamvu mukora, mwumve impamvu muri services zose za leta mama murimo, mwumve impamvu muri kano kazi akariko kose mama murimo, ariko bakavuga ko urubyiruko nta mafaranga rufite. Kandi mukorera amafaranga, ayo mafaranga mukorera ajya he? Mu ya saving he. Akaryoshye nigahora mwita abakunzi ba Vision Mind TV rero, mwari kumwe nanjye Shena Kamikazi w'Abanyarwanda. Icyo mbasaba mukore subscribe, share na comment, mujye musangira cyangwa se tugana ku biganiro byacu bitandukanye. Tuzasubitsa rero. Ciao ciao.